icya kabiri kiranga umuntu watakaje umutima wo gukorera abandi ni igihe uzisanga urimo kunezererwa ibyiza ugezeho, yaba ubutunzi, yaba ibyubahiro, yaba ibintu runaka ugezeho bifatika bigaragara, ukabinezererwa nta mutima ugucira urubanza, kandi mu by'ukuri ibyatumye ubigeraho wagendeye ku bufasha bw'abantu wari waragenewe kuzafashisha, ukaba warabukoresheje kubw'inyungu zawe. Noneho nunagiye n'umutima ugucira urubanza ukumva uranezerewe kuba ufite ibyo bintu, kandi mu by'ukuri uzi neza ko ubifite atari kubw'imbaraga zawe, ahubwo watwaye ubufasha bw'abandi ubufashisha mu byawe. Iki ni ikibazo gikomeye dufite, kandi n'indwara ikomeye abantu bafite tugomba gukira muri bino bihe. Mu gihe twitaye gukorera abantu, twirinde gutwara ubufasha bw'abandi tubutwara mu kwifashisha ibyacu, kandi twarabusabye kugira ngo tubufashishe abo twabasabiye. Ufite icyo kibazo, nimba unezererwa ukaba unezerewe, ukaba nta n'umutima ugucira urubanza, uri muri danger ikomeye cyane. Imana ikubohore. Biravuga ngo umutima w'umuntu ngo urusha ibintu byose gushukana. Hari igihe umutima ugera ahantu no kwicira urubanza ukaba utagifite umutima wo gucira urubanza, kumva ufite amahoro, ufite umunezero, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga ibyo ufite ntago ari umunezero uri authentique. Hari ibyo wakoze bidakwiriye, bitanabereye no kuvuga, ariko kubera ko isi yabaye nabi, abantu babaye babi cyane, ukajya aho ngaho ugatwara ubufasha bw'abantu ukabukoresha ibyo ushaka, abantu bagakubitwa n'ibihe, abantu bakamererwa nabi, bakarira, ariko wowe ukaba urimo kunezererwa mu marira y'abandi, ukaba urimo kuryama mu gihe abandi bataryamye, kandi usinziriye abagombaga gusinzira baba batwaye ibitotsi byabo, abagombaga guseka baba batwaye umunezero wabo, abagombaga kugubwa neza baba batwaye ukugubwa neza kwabo, ukoresheje ibyo wahawe nk'ubufasha mu kubufashisha abo wagenewe gukorera. Imana idufashe cyane.